Katubasuhuze abasangirangendo. Ubuzima bwo turabusangiye, twese dufite umubiri ukeneye kubaho bityo bigasaba ko turya tukanywa. Muri ubwo buryo tubaho hakabaho n'igihe tunarwara tugakenera kwivuza, ubundi tugakenera kwirwanaho natwe ubwacu, rimwe na rimwe tunakoresheje ibintu bya gakondo, ibintu bituzengurutse, ibimera, amazi, ugafata nk'amazi ukayashyushya ukikanda, wenda wumva utameze neza, cyangwa se ukaba wanayiyuhagira, ugafata ibimera bimwe na bimwe ukabyiyuka, ukota akazuba. Mbe hari uburyo kamere bwinshi tugenda twirwanaho dusangiye ubuzima. Rero niyo mpamvu rimwe na rimwe tuvuga ngo iyo umubabaro wasangiwe ugabanukamo kabiri, hanyuma kandi n'ibyishimo byasangirwa bikikuba kabiri. Ibyo ni byiza, ni ibintu byiza kandi tugomba guhora tubizirikana. Reka mbihutire rero tubasure. Kino gitondo ndumva ashatse gusura ameza, aho usanga ameza hose, ameza, yaba ameza yo mu rugo, ameza yo aho muri resitora, mu mahoteli. Iyo turi kuvuga ameza, cyane cyane ubwo twibanda ku rugendo rwa ibyo biri ku meza byagenze, ubwo tugahita twirwanyira mu gikoni, kubera twumva ko igikoni cyagombye kwitabwaho ku izina sanitaire. Igikoni kikaba cyiza, abantu bagategura neza. Hari ibyo tugenda rero dusanga mu gikoni nk'ibirungo ndetse na cyane cyane ibyanyujwe mu ruganda. Ibirungo ni bimwe mu bintu umuntu akunda gutekereza ku ngaruka zabyo, mukabikoresha mukahindura amafunguro akagira amabara. Mbese aho ngaho turahatunga itoroshi tuvuga ko ibirungo kuri yo bwabaga bikaba ibirungo by'umwimerere: teyi, romare, tangawize, tungurusumu, igitunguru. Nta birusha ubwiza biriya birungo rwose. Ibyo birungo nka kanere cyangwa se sinamoni, ibirungo nka cloves, ariko bikiri umwimerere, ndetse n'ubumenyi bwo kugenda mubikoresha no kunamenya ko bibujijwe, ndetse bikaba bibujijwe cyane kubikoresha nk'uko dukoresha ibiryo byawe mu buryo bwa buri munsi. Ngo uko utetse bisaba kurinda gushyiramo ibyo biribwa by'inyongera. Ntabwo uko utetse ari ngombwa ko iteka ryose ukoresha tungurusumu, ukoresha igitunguru ubudasiba. Ni byiza ko mugenda mubisimburanya, kandi kugira ngo bibone uko bibayoboka nyine ko ni ibiribwa by'inyongera, ari supplémentaire, ntabwo ari ibiribwa by'ibanze cyangwa se twita basic food. Mubimenye bizagenda bidufasha mu gikoni. Kandi turasangamo amavuta iyo yakabije cyane ntabwo ari byiza. Turasangamo ibitunguru bikase. Iyo ufashe igitunguru ukagikatamo kabiri, mwese twamara kuva kuri iyo ngeso, ukagikatamo kabiri ukagisiga hariya, ahubwo kiba kiri bukurure imyanda y'amoko yose, uburozi bw'amoko yose, kikaba cyakwangiza ahubwo n'umubiri. Aho rero mu gikoni rwose tubasuye kugira ngo mumenye ibyo mutegura biri buze ku meza. Burya ni ibyo kwitonderwa, no kugenda abantu bongerwa ubumenyi bwo kumenya iri funguro rigiye gutegura, ubundi niba rigenewe abana haraba harimo iki, abagore batwite, abagore bonsa, abageze mu zabukuru, abantu bakirutse indwara. Muri aya mafunguro yabo cyane cyane twakongeramo nk'iki: abarwayi ba diyabete n'izindi ndwara zitandura nk'umuvuduko munini w'amaraso wo hejuru, hypertension arterielle,
abarwaye indwara zandura nka hepatite. Hepatite ni iki bakwiye kwibandaho, abantu bafite ibibazo byo mu mara nka constipation ikabije. Mbese ubwo bumenyi mukagenda mubugira, mukagenda mubwongera, mwaba mwigiriye neza, byaba ari byiza. Hanyuma ariko kandi mu gikoni twahavuga ibintu byinshi, tunatanga n'inama rwose ko abantu bakwiye kongera guhindukira no kwibuka amafunguro y'iwacu asanzwe: ibijumba, imyumbati, ibishyimbo, ibitoki bitarinzwe gukarangwa ngo bikabye, mugacogoza amafiriti aho ngaho mu gikoni. Ibintu byahinduwe mu nganda mukabigabanya. Ariko kandi hakabamo na bamwe bakwibuka kuba bakoresha umutsima w'ibigori bisanzwe bishesheje, atari akawunga kakobowe. Ubumenyi bwo gukora nk'amape kompure, imigati ikoze mu ngano zidaseye, zidakoboye. Ngira ngo aha ngaha tunatekereza ko no kureba ukuntu twaganira, iherezo hakaba habaho abantu bakaba banahugurwa. Mu gikoni umuntu yavuga byinshi, ariko dusubiye mu mirima, ku masoko n'imirima byombi, iyo muhaha gute? Igihe mugiye guhaha muhaha gute? Murizindura se mukaba mushobora byibura kunagura n'imbuto n'imboga bitari byangirika cyane. Mujye muzinduka mu gitondo muhahe rwose ku masoko, ibintu bishyira umwimerere. Ariko kandi nyine igihe muhahe ibiribwa by'ibanze, munongeremo n'ibiribwa biriya by'inyongera, nubwo nyine bigenda bisaba ubumenyi bwo kumenya kubikoresha. Mugure imbuto n'imboga igihe bishoboka, mube mwakora nk'ako kaji ka karoti mukamwe. Ni byiza guhaha muri ubwo buryo. Ariko kandi no guhinga, nimuvugurure imirima y'igikoni nyamuneka, imirima y'igikoni. Kandi igihe mu mirima yanyu muhinga, munazirikane kugenda munongeramo nyine bya bihingwa bigendeye kugenda bisengera imirire mibi. Aha ngaha kubera ko turi bakuru, rimwe na rimwe twanatangiye kugenda tunagira n'icyo tugeraho mu buzima. Ni byiza kwibuka kugira bimwe mu byo mwahinga bishobora kugabanya wa mubyibuho ukabije, bishobora kugira icyo bisayidiraho imitsi itwara amaraso. Ibyo bihingwa. Hanyuma amapepiniyeri, ba bantu nyine nabo bafite uwo muhamagaro wo kubona ko ibimera bidakwiye gucibwa ku isi, mugakora amapepiniyeri. Nimwibuka kugenda mwongeramo n'ibindi byafasha nk'umubirizi, umuravumba, umwenya, ndetse na biriya biva mu mahanga nka za verivene, odorante, tirimerike n'ibindi tuzagenda dufatanya. Tugenda turaboneraho no kwibutsa abantu cyane bari mu mujyi wa Kigali, cyakora n'abahandi, ko Rinda Ubuzima Club ari ikorera munsi y'ubuyobozi bwa Development Network. Development Network akaba ari ikigo gikorera ngaha mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, ku Gisozi, aha ngaha urenze ku Rwibutso. Kandi telefone ya 0782 360 311, 0782 360 311. Aha ngaha mwakomeza bashoboye bakaba batwegera. Dufite n'ahandi hagiye hari ibikorwa bifite aho bihuriye n'ibyacu, harimo nka Nyabugogo, harimo Kicukiro santere, harimo hano Remera, haratandukanye. N'ahandi hagiye hari nk'imirima ku buryo umuntu yashobora kurangira ati nujya uragura iki gutya. Murakoze cyane.